nta nzira y'inzitane Imana itagutambutsamo, nta mubabaro uko waba ungana kose Imana itagukuraho, nta mbaraga zikuboshye Imana itakubohora, nta muvumo uwo ari wo wose Imana itagukuraho, nta marira Imana itaguhoza, nta kure cyane Imana itakugeza, nta kure cyane Imana itagukura, nta mwijima n'umwe ubaho Imana itagukuramo, nta cyaha na kimwe Imana itakubabarira. Umutima wawe ukomeze ku Mana, Imana ikomeze ubuzima bwawe, Imana ikugenderere. Iminsi abantu bagutega ntizagufata, Uwiteka Nyiringabo Imana azakomeza umutima wawe ku manywa na nijoro. Imbaraga ziguhiga zose Uwiteka ari hejuru yazo, umwijima wose uri imbere yawe Yesu niwe mucyo wawe, amahoro wabuze Yesu niwe mahoro yawe, imbaraga udafite Yesu niwe mbaraga zawe, amarira uhora urira Yesu niwe uzayaguhoza. Umwizere, umwikomezeho, niwe uzakugirira neza, niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Yesu akugirire neza.